nikubwira ukivuge mu izina ryane. Aha twemera mwuka wera naza umureka kure suzuma mwicaranye mubwira ngo umwana. Ngaho niba koko uri umwana abikoza nashidikanya, ngaho ukize natwe ugire gute udukize. Ariko uwa kabiri amusubiza mu cyaha. Ariko uwa kabiri aho biravuze ngo amusubiza. Haleluya, ndafashijwe. Haleluya, aca mu bihe bitanoroshe. Haleluya, ariko agenda adafite impamvu yatuma gutabarwa ko kugeza ngo yatuma urugendo rwe rugera kuki kuma, agenda adafite iki. Yesu ashimwe. Agenda adafite urwandiko, ariyo mpamvu yagombaga kumwinjiza murure. Kugira ngo winjire muri rurembo byagusaba urwandiko, ariko akora urugendo rutagira iki urwandiko. Haleluya, asenga amasengesho atagera kuki ku Mana, atanga imibyizi atazigera agira gute ahemerwa, ariyiriza nk'uko abandi biyiriza, azamuka imisozi nk'uko abandi bayizamu, ariko isengesho rye ntigigera rigera kuki. Munyeganyeza umubazi ngo wabara w'iki wa musi utabonye Yesu. Yesu ashimwe. Bigishije ijambo ry'ubugingo mbona abantu nimuhari, nawe n'icyayi amadi kureba abantu, uri tuza gukangura amarangamutima murajya mu mwuka mutere nahurira nyinshi. Kandi biraravuze ngo ntugatinye icyica ubugingo n'umubiri, mujye mutinye icyica ubugingo. Njya mbabara rero, reka nkavuge kuko njyewe Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntabwo iyi ari kampani limited mwubatse, ntabwo ari kampani limited mwubatse ngo nyine y'abakiriya. Burya umuntu akeneye abakiriya, Yesu ashimwe cyane, agira uburyarya bwinshi. Yaje anamwita sheri kandi atari sheri. Nibyo? Sheri akagashati kakubera, kagakweto kagira gute, ntabwo ariko gihe, ntabwo twebwe turi kampani limited cyangwa se turi iduka ngo turaza gucuruza. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma do best for any with the uri mu iduka ashyiramo uturingosho twose dushoboka kugira ngo abakiriya bagire gute bamuyoboke. Yesu ashimwe. Ariko hano dukanda nyirambwa tukamaramo tukanda ikibyimba tukamaramo ki nyirambwa. Rero ntabwo uri buze gusubiranaho nyirambwa. Amen. Dukanda ikibyimba tukakimaramo na nyirambwa. Ikibyimba wakaza ntukimaremo nyirambwa kigira ingaruka. Narababwiye ngo bingana no kumwana ibiryo ukabimera twisaha itagize gute itogeje. Yesu ashimwe. Iyo ukaburiye umwana ashonje arajya agahaga, ariko kuko yaririye ku isaha itogeje ejo bimugiraho iki ingaruka. Kandi iyo byamugizeho ingaruka ntabwo ikibazo gisigarana umwana gusa, na nyina atangira kwibaza ngo hajya ndamuvuza ute, biraza guca ariko mu mufuka bigize gute mpagaze nawe. Mureke mbabwire, Bibiliya yaravuze ngo menyereza umwana inzira azarinda asaza ataragira gute atarayiyoba. Narabwiye ngo ntabwo nzigera nkora ikosa ryo kukuza kubwira ko ugiye gutabarwa ntarabanza kukwerekana ubutabazi bw'Imana buva. Ntabwo ubutabazi bw'Imana Yesu ashimwe cyane babuvuga ahubwo barabukorera. Kugira ngo amen. Ubutabazi bw'Imana ntibabuvuga ahubwo bagira gute barabukorera. Kugira ngo amen. Biragusaba kugera aho banywa icupa riraryoha, abantu n'abaryoha ukabona umuntu ari kubyina kiri wazenze akabira n'icunzwe kandi atazabihemberwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bashyiramo domboro ya soro akayibyina. Haleluya. Kandi biruze kurangirira. Mari kumera mubishi. Nibutsa amateka yawe nawe. Kandi Yesu cyoro ka. Hanyuma baba kugira ngo umugizi wawe uza kugera ku rwego uvugana n'Imana. Sengesho ryawe riza kugera ku rwego rivugana n'Imana. Nukubanza ukava mu bidafite, nukubanza ukemerera umwami. Kare Yesu ashimwe. Umuyobozi tuyoboye Imana imumugisha mu buryo budasanzwe. Reka kujya Imana imumugisha mu izina rya Yesu. Akuganije ku ijambo ry'Imana. Hepfo gato somye sanga Yesu yababanywe n'abantu babiri. Bangahe? Babiri. Kandi aba bantu babiri ngo umwe yareba bari ibisambo. Haleluya. Ariko ngo kimwe kiba kiri hano kiriye gishize isoni. Cyamubwiye ngo ikiri bamwe arasoni. Imana ikumugisha. Abaramubwiye ngo niba uri umwana w'Imana koko cyangwa uri umwami koko nk'uko babita
babitubwira. Ikize natwe ugire gute udukize. Ikindi kibabazwa n'iryo jambo abwira Yesu. Ndafashijwe? Haleluya! Kibabazwa n'ijambo abwira Yesu. Kiramusubiza ati twebwe turimo turazira ibyo twagize gute twakoze. Kibabazwa nuko Yesu ari kuzira ikosa atagize gute atakoze. Arimo arazira njyewe na. Kibabazwa n'icyo. Yesu ashimwe. Amen. Cyaje kivuga ijambo ryiza ryitwa kwemera. Cyangwa ngo nigenzuye. Sanga mu banyamagambo ndimo. Sanga mu banyamashari ndimo. Sanga mu bibone ndimo. Sanga mu bajura ndimo. Sanga mu basambanyi ndimo. Ariko data nungera mu bwami bwa hehe bwo mu ijuru. Uzagire gute? Uzagire gute? Ni iki cyatuma Imana ikwibuka? Ni ishari ryawe? Ni amagambo yawe? Ni ukutabarira kwawe? Kimwe kiramubwiye ngo niba uri umwana w'Imana koko nuko babitubwiye. Ikize natwe ugire gute udukize. Biravuze ngo kiragashaka kwemera amafuti cyagize gute? Mumarize ngo ufite impamvu yatuma Yesu agutabara. Iri jambo ndarisomye mukanya nicaye aha. Biraryohana. Ntekereza ko ibisambo byo. Ntekereza ku gisambo kitemera. Ntekereza no ku gisambo cyagize gute cyemeye. Ngenzure mu bantu muri iyi minsi. Usanga hariho abantu bemera n'abatajya bagira gute n'abatajya bemera. Mumarize ngo ubundi waruye. Utabimubaza ubaze ngo ubundi waruye. Katuasome kuburyo uza kumenya gusenga kwawe. Niba kuza kugera ku Mana cyangwa kutagera ku ki, tugeze mu kinyejana abantu bari gusenga amasengesho batazigira babona inyungu zabo. Yesu ashimwe. Haleluya. Turi gusenga amasengesho abantu batazigira babona inyungu. Mumbarize murabizi neza ko amasengesho usenga azagira umusaruro. Agusubije iki? Arakubwiye ngo azawugira. Munyeganyeza umbwiye ngo Yesu azi kubigenzura. Yesu azi kugira gute? Samwe harya wewe wari uhari twasomye he? Baye adusomera uriya mushiki wacu adusomera ibice bingahe? Cumina? Ndaje mbafate. Yesu ashimwe. Ndaje mbafate. Umutwe w'ijambo wavuze ngo iki? Ibice ni 23 umurongo wa kangahe? 30 na kangahe? Ndabafashe mbona babigisha ariko musaha. Samuel ndabizi ko ajya boroka nukuri ndabizi kandi sukumubeshe. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndashaka aho bicaye. Nibazaje basoma ijambo gusige kuki ku ntebe. Aho kujya urisomerwa nurangiza uritunge. Impamvu abantu benshi bari kugwa muri iki kinyejana ntabwo abantu ngo barahanuye ngo byaratinze ngo Imana birahari ngo ni kugeza kuko umuntu asigaye mu butani ngo ba ndakwabare nabo utagize gute utabishoboye. Urayibohoye bose nkaho yariboshe. Muzima abantu barimo baracogora. Bagacogozwa ngo nuko amasengesho yatinze gukora. Bagacogozwa nuko abahanuzi bwatinze gusohora. Rimwe na rimwe bagatangira gucira imanza abahanuzi n'abapasto. Barasenze baranahanurirwa ariko ntibarinda amasengesho n'ubuhanuzi bwabo. Haleluya. Kandi bibutsa ko haleluya abadayimoni bamanukanye na Satani yiji bafite misiyo yo gufata amasengesho y'abanyantege no kurya amasezerano y'abanyantege. Waranze ukaza kuba umuhanuzi ngo yambye ko ngiye gutabarwa nida wabirinze ute? Wabihagaze mu ikibazo suko abahanuzi baguhanuye bigatinda aho ikibazo ni ko Imana ikubona. Niko Imana igira gute? Yesu ashimwe. Amen. Hanyuma twasomewe ibice 23 30 na kangahe? Yesu ashimwe.
bongere bahabasomere nubwo atari wongeye kwigisha. Samwe yasome. Yego. nuko bageze ahitwa i Nyabihanga Yego. bamubamba nabo n'abo bagome bamubamba nabo. Yego. umwe iburyo bwe Yego. Yesu aravuga ati Data ubababarire kuko batazi icyo bagira gute. Bamubambana n'abagome bangahe. Yesu ahita avuga ngo data ubababarire kuko nabo batazi icyo bagira gute bakora. Kandi ufite abantu bikoreye wananiwe gutura ngo bakubereye babi, bakubereye abagome, ngo bakuvuyeho ngo imiryango murayanze, bivumbura ku nkono ukagira gute ukabura. Yesu ashimwe. Ntibagasubiremo. Nta mwanya Imana ifitiye abantu badafite gahunda yo kutababarira. Badafite gahunda yo kutababarira, nta mwanya Imana bafitiye. Yesu ashimwe. Ntibagasubiremo. Narivuze ngo nta mwanya Yesu afitiye abantu basenga ariko batagira kubabarira, basenga ariko badafite guca bugufi. Kubera ko Yesu wamubambanye n'aba bantu agahita asanga isengesho rwabo data ubababarire kuko batazi icyo bagira gute bakora. Gutangarize ko uwo muntu wanze Yesu atamuremanye urwaho, atamuremanye ubugome yagukoreye, ahubwo umwanzi Satani imisi afite niyo kugira ngo aho yavuye abantu batazagerayo. Azi ibyiza byo mu ijuru, azi umunezero uba mu ijuru, azi uburyohe buba mu ijuru. Ntabwo azemera kugerayo, azagutesha gusambana, gusomana, kwiba, kwikinisha ubwibone n'ishyari n'inzika. Ibyo byose abicengeze muri wowe kugira ngo utazabasha kugira gute. Ese ninde muntu wambwira ikintu cyakuye Satani mu ijuru? Niki? Mumarize ngo ntabwo ugira. Kutamubaza mubaze. Satani yakuye mu ijuru niki? None niba turi kwibona bwaradufasha ngo twebwe imbere y'Imana turi iki? Ubwo tuvuze gutyo nawe birazamuka. Ubu nibwo mwakabaye muri kuzitera, ubu nibwo twakabaye tuzitera. Ngenda maze kubona ko ririya jambo ryo kuvuga iraje ikibirindure irabatabara, bataba bafashijwe ahubwo bakaguye amarangamutima, ariko ntibumvishe icyo Imana igize gute ikeneye. Haleluya nyinshi mutera nta ngororano zizigera ziva. Haleluya wakaba zitera muri iri jambo ry'ubugingo, rikwibutsa inzira mbi waciyemo, rikwibutsa gukiranirwa wanyuzemo, rikwibutsa inzika waciyemo, rikwibutsa ubusambanyi wakoze, ariko tuzitera batubwiye ngo turatabara. Batubwira ko kibirindi, batubwira ko tugiye muri Amerika. Tubwo tuzitera ubagize umuntu bahanure bakamuhanura ibihwanye n'ibyo yaje asaba, yanarira emosiyo zikamubana nyinshi. Ariko tuvuze ku cyazi yakoze umunyeganyeza umbye ngo nta emosiyo zasi. Kuki zitazi? Wenda zageze babiri cyangwa batatu mu ijuru, ariko si ikeneye ubwo bwinshi budafite iki umusaruro. Yesu ashimwe cyane. Reka dusubiremo. Wenda zageze babiri cyangwa batatu mu ijuru, ariko ntabwo ukeneye ubwo bwinshi budafite iki umusaruro. Ariko nasonye ijambo rinera ubwoba. Biranaga ibishingwe bibaye byinshi, ariko abikorezi babaye bake. Tekereza kuvuga Imana umuntu yaremye itakimubona nk'umuntu yaremye, ahubwo mu maso yayo imubona nk'ibishingwe. Ibishingwe bijyahe? Ariko mama, niba utemera kubana nabyo mu nzu, utemera kubana nabyo ukabisora mu nzu iwawe, rimwe na rimwe ukabishyira ahantu umunyana yanabimwe akajya kugihagarikaho, ntaze kwihagarikaho. Yesu niba uzemera kubana n'ibishingwe, umunyeganyeza umbwira ngo reka gukina n'icyaho cyita icyana kuko kikurusha ubukuru. Intoki ze ntizambaye bimubwira. Ureke dusome ijambo ry'Imana, ariko unyemerere. Yesu ashimwe. Yabize aha ntawambwira ngo hatinda, ntawambwira ngo gira gute, nta n'uwambwira ngo bakongere iminota 10. Yesu ashimwe. Ntawambwira ngo bakongere iminota 10 ukomeze wibuze.
ariko wagize umuntu uza akajya ashima kuri gahunda yabuze minerivare yabuze sheri wakwanze ku kuntu bakubenze wagira ati mugo turima aho bakubwe kandi iyo turima muziko turima ibyino mwisi ndabihinyuye sigaye nifuzo sheri imana yatinda kuguha umugabo gatangira kuba ngoma ubundi urahari cyangwa mubaze urinde mu maso y'Imana none twajya no mu ndirimbo njyana abantu barishutse banabeshya Imana kandi Imana ntibeshya twajya mu yindi ndirimbo nabya none ntabizaza byazana na Yesu mukanya sheni yatinda kuza batangira kwaga ku Imana urahari cyangwa kawuga yatinda kuboneka Imana ubundi kwa kandi bigeze uririmbo byatuzakana ko nabya none nta nibizaza bizagutanya nande naye none kawundi gutandukanije nawe mugabo watinda kandi uyu mugabo no gusengera basi ejo ni uzaguca munyegagize n'ibiseye ibyifuzo ntibirangira ahubwo bihindura ibara ibigeragezo ntibishira ahubwo bihindura iki ibara usengera sheri ngwaza mu rugo ejo mu gitondo ugatangira kumusengera ngo Imana imuhagati izatangiye kuguca ariko ejo ugatangira ukavuga ngo sheri Imana ngo wampaye ngo ndabona ngo sheri kandi wari watangiye kuyibabarira ngo ndakubabarira Imana kuko wamuriye umugabo none ugarutse imbere y'Imana ngo Uwiteka we sheri wampaye yambanye da munyeganyeza umbwira ngo se wamusaba uzi kuntu birivuga reka vuga akantu ngezajya babwiza ukuri birabaho kurongora ni byiza ariko ikiruta ni uko wagira gute bikaba byiza cyane ari uko wagize gute wabyibuka none muraza kuvuga ngo pasiteri yabaye iki dusomera ijambo ry'Imana twitegereze ko abo bantu bombi turebe twebwe duhagaze soma bibiri bamaze kumushyiraho bamushyiraho ngo bafata imyenda ya Yesu barangije ngo barayifindika ngo abantu barahagarara bareba abatware nabo ngo bakoba Yesu cyane bakoba nde ntibamenya ko bari gukoba Imana yagize gute ya umunyeganyeza umurenge ikoba rikubitse ikoba rigize gute sizi ukuntu umugani bajya baguca nawe wibagiwe harya niko baguca Yesu ashimwe cyane aleluya bakoba Imana yagize gute yabaremye igihe ukora ikintu cyose uzi ko Imana ica ungana n'uyu muntu wakobye iki Imana nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo Abedomu Imana izakubwira Abafilisitiya ngo bizagenda niba rishondeka iriya nkweto uronga nyibaza iziriya nkweto mubona mugendaho zimeze gutya soma bibiri komeza udusomere ngo ntabwo mubizi ko ririmo ngo nzabakwita inkweto kuki ku mitwe ariko nabonye inkweto ushobora kubibabaza rishondeka uriya musumari wo kubisa hano dusomere Bibiliya twikomereze bakoba Yesu cyane bati yakijije abandi ngaho nawe niyikize niba ari Kristo watoranyijwe n'iki n'Imana uzi igihe nawe uri kuvugira aya magambo igihe cyose umaga ariko Mana igihe nasengeye ubundi uri Imana cyangwa ntabwo uri Imana ntawe utandukanye n'uyu wavuze ngo ngaho nawe mugire gute niwikize koko niba umwana w'iki komeza udusomere abasirikari nabo baramushinyagurira bamwegereye yego bamuha inzoga isharira bamaze kumubamba ntibanejejwe n'uko bamubambye baranavuga ngo dushingiye ko yigishe ko abantu badakwiye kumubisindisha reka tubikubite no ku nzoga no kuki bayimunyweshe Bibiliya ivuze ko yayinyweye cyangwa bayimunyweshe gasubiremo bakumve batazahita mu isi bayimunywesheje ku ngufu ngaho tuze twumve ijambo ry'Imana
kandi ujye useka ariko unitekerezaho uvuge ngo ninde mu maso y'Imana, nduwe mu maso y'Imana. Ese mpagaze utavuge ngo nakabarwa n'iki n'Imana. Komeza. abasirikare nabo baramushinyagurira bamwegereye bamuha inzoga igeze gute ishayi. bati niba uri umwami umwami w'abayuda ikize. hejuru y'ahari handitse urwandiko rwanditswe ngo no mu bikosa bakoze. Ninde muntu wabambye Yesu ku bantu mwasomye Bibiliya? Ninde wabambye Yesu? Ninde? Pilato. Ninde wanditse urwandiko? Ninde? Pilato bamaze kumubaza yasubije ngo iki kandi ariwe mubambe? Icyo nanditse nagize gute? Bitekerejeho basanga bashibutse hejuru banditseho ngo ni umwami w'iki w'Abayuda. Hanyuma Pilato bamubajije arababwira ati ntabwo nahindura icyo nagize gute? Dusome aho niho nshaka ko dufungura amatwi yawe. Muko wite ku mwana ariko nawe amatwi yawe n'amaso yawe ndabishaka. Aha ndashaka twakira abakozi b'Imana ariko twabanje kumenya abo turi bo n'uburyo dukwiye gusenga. Soma umutwe w'ijambo uravuze ngo umutwe w'ijambo uvuze ngo icyaha ugeze. Umugome umwe yihana. Bari abagome bangahe? Hejuru twasanze abasirikare n'ibiki nabo bari iki? Biravuze ngo uyu mwana Yesu yarabambwe n'abagome babiri, ariko muri rusange abagome bari benshi, ariko hihana umugome umwe. Mumariza ngo umugome cyangwa ugiye ufite gahunda watanze mwana wa damu cyatumye wigwa bigezaho menya kabu nuwagiriwe naho nawe ujye ushima uwo mwami. Niki watanze niki natanze usura ubwabwo nubwo uri umugome w'umujura w'umusambanyi ugendera mu bidatunganye basi nturatinya Imana. Umva ku kantu yamubwiye, ndabizi ko uri umujura mugenzi wanjye, ndabizi ko uri umusambanyi mugenzi wanjye, ariko basi nta n'agatima ko gutinya Imana ugira. Gasubiremo. ariko uwa kabiri amusubizamo icyaha. Uwa kabiri amusubizamo icyaha. Abasaba Imana kumvisha ijambo harisomye numva somye hepfo gato mfashwaho cyane. Yego no kubaha Imana n'uyubaha. No kubaha Imana uri mu rubanza rumwe nawe ari mu rubanza. Ako kantu ndashaka wongere ugasubiremo bakumve neza. Yego ariko uwa kabiri amusubiza. ariko uwa kabiri muri aba bantu babambwe na Yesu amusubizamo icyaha. amusubiza cyaha uyu mugenzi we ku ikosa yari akoze. no kubaha Imana n'uyubaha. No kubaha Imana basi wubahutse ibintu by'abantu babitwara, ukora ubujura, ukora ubusambanyi, ukora ubwibone, ukora guca imanza, ukora ariko basi n'Imana ntabwo ushobora gushyiramo ikinyabupfura utekereze ko ariwe yakurema. Komeza. uri mu rubanza rumwe n'urwe. Uri mu rubanza rumwe n'urwe. Twebweho duhowe iki? Twebweho duhowe ukuri cyangwa se ibyo twagize gute twakoze. tukaba twituwe tukaba twituwe mubaha. Twebweho tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twagize gute kiri hano n'ikiyandi cyamaze kumenya amakosa cyagize gute cyakoze, ariko kigenzi cyo no kumusaba kirakihagazeho. Dufite abantu bari mu nzu y'Imana. Haleluya. Dufite abantu barimo barasenga ariko ubwira ngo mwihane kuriya ku gikarabiro bahaciye, ariko uraje urebe mu kaga. Hari igihe Mwuka Wera yaza gutambuka akavuga ngo umusambanyi yagire gute kandi ngo yihane. Yagize gute? Yatugeze mu kinyejana abantu bihana ibyaha byo mu mudugudu no mu kagari no mu isibo, bagira kuri bya bindi byahataha bakihagararaho. Munyereza imwe na Imana nabizi. Komeza. Ariko uyu nta kibi yagize gute yakoze. Nuko abwira Yesu ati
mwami cyangwa se databuja, nje namaze kumenya amakosa yawe, namaze kumenya ko mu bajura n'umujura, namaze kumenya ko mu bacimanza cimanza. Haleluya. Namaze kumenya ko mu bagenda nabi ngenda nabi. Haleluya. Namaze kumenya ko amafuti yanjye do best for any wicked lie hatabayeho imbabazi zawe. Haleluya. Ntabasha kuba mu bwami bw'iki iba, ariko nugera mu bwami bwawe uzagire gute? Uzanyibuke. Soza aho twisengera Imana. Mwami uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Komeza. Yesu aramusubiza ati ijambo Yesu yasubije uyu yakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri ntabwo Yesu amubwiye ngo n'ejo cyangwa ejo bundi, aravuga ngo nonaha ukihana. Haleluya. Aravuga ngo nonaha ukiva mu byo wari ugize gute wari urimo. Haleluya. Amen. Urakurwa mu kitabo cyo kuribuka Mana ushimwe. ni nonaha ntabwo ari ejo. Aya mahirwe uhawe birashoboka ko ejo utayabona, ariko yakoresha ugifite uburyo, yakoresha ugifite iki kimaze kwiha. Ntabwo yatubwiye ngo nzagutwara ejo cyangwa nzakugeza ejo, ahubwo nona turibuze kugira gute? Kubana mu bwami bwa hehe ho mu ijuru. Murakoze. Ndasoje. Munyarwanda yacu umugani aravuga ngo ubwira wumva ntagira gute, ariko umwana wo gupfa nuko wawuhanye agira gute? Nubwo wagira gute? Ndasoje. Ndashaka muduke murebe abantu bakererwa mujye mubihanganira bazajya babanagaza. Ibyo bamera. Inshuti zanjye bashyitsi bacu, ariko njye narabitangaje. Yesu ashimwe. Aba ni abashyitsi yaza kuba ari umusaza uza hano mbese mbibubwire. Yesu ashimwe. Biravuga ngo menyereza umwana inzira azagenda asaza ataragira gute atarayiyoba. Niba ushobora kujya mu kazi ari ikiyede bakakubwira ngo icyo kiyede gitangira saa moya zuzuye, saa moya zigize gute, utazaba yahageze aragira gute arataha. Yesu ashimwe cyane. Ukamenya ko iyo saha ugomba kugeza mu kazi k'abantu. Noneho wajya imbere y'Imana ukavuga ngo ni saa tanu, bisa ngapi? Uriya mureke mbabwire, ubu hari marayika waje kureba abantu batangiriye isaha gitangirira aho hantu. Iyo raporo y'abatangiye yagize gute yayitwara. Noneho hari na marayika uza kureba raporo y'abantu bagize gute basoje. Noneho uzabigenzure umuntu wakererewe arashaka gutaha kare. Baraza kuba wana cha pastor yari akadusomera umuntu umwe kuvugisha ukuri n'ibyicike mu bana, we nazasengane na babiri cyangwa umwe, ariko bazi icyo gukora icyari iki. Ejo bundi natanze itangazo ku badiyakoni ba hano, narababwiye ngo umwana uzajya uzinduka ugiye mko ugiye kwitaba awicaya bawicayaho. Yesu yabaye akungabije muri iyi minota, baye bafunzaho. Niba ari nasha rugiye kureba cyangwa ari no mu kazi, turaje tugusengera ugere ufunzeho gatoya. Yesu ashimwe. Narababwiye ngo naho Yesu mureke mbabwire, narababwiye ngo umuntu wese dusengana, haleluya, narimbuka agapfa karimbuka azaba yizize, azaba agize gute? Buri uko twasenza mbabwira amagambo y'ubugingo, nta n'uwo turasengana yewe haba mu byifuzo cyangwa he ngo mure kumwibutsa inzira kwe kugira gute guca. Urimo muranyu? Hanyuma ndashaka ufata akanya gato wibaze ngo mbese ndi ku rwego rwaza gutera Imana gukora cyangwa ni ku rwego rundandukana na Yesu. Iki gisambo cyihannye giteye Yesu kumubwira ngo nonaha ntabwo rero ukimara kwemera uhuriwe wowe gusa, kimara kwemera ko umunyantege, kimara kwemera karande yagufashe, haleluya, ukigira umutima wihana, haleluya, ukimara gusobanukirwa inzira mbi wagize gute waciyemo, turi buze kubana mu bwami bwa hehe bwo mu ijuru. None mama, papa, wa mukobwa, topesti for anyway edrele star, shetita enima enefo edrele star. Shiki wanje we wari ugiye kugenda cyangwa wari ugiye, mani kurinze gusa kabiri kandi